Ndabasuhuje mwese abakurikiye ijambo ry'Imana muri kano kanya mu kiganiro Save Divine. Amahoro y'Uwiteka nabane namwe. Tukaba turi kuganira ku mutwe w'amagambo twise guhamya Imana. Muri kumwe na mwene so Rukundo Vincent. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya mbere turasoma umurongo wa 8 wonyine. Aranditse ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Turimo turavuga ku guhamya Yesu hose. Aya magambo niwe wayivugira avuga ngo kandi muzaba abagabo bo kumpamya. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga, ni indirimbo ku bajya bakoresha igitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana n'iz'agakiza. Kirya gitabo harimo indirimbo ya 409 mu gice kigendanye n'indirimbo zo gushimisha Imana. Harimo ivuga ngo igitero cyaho cya gatatu ngo nubwo utazi gushyomoka ngo kuko utari umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira. Imana ishimwe. Ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye, nuko umwinginga gufashe uti mwami nyigisha. Nubwo waba utazi kuvuga neza, nicyo bita gushyomoka, kandi ukaba utari umuhanga rwose mu kuvuga, ariko byibura ngo hamya ko wamenye ko Yesu ababarira. Imana ishimwe cyane. Nanjye muri kano kanya ndifuza guhamya ko Kristo Yesu akiza ibyaha, agakura umuntu mu nzira mbi, akamumara inyota y'ibyo mu isi bitari mu nzira z'Imana, akamuyobora mu nzira nziza. Imana ishimwe cyane. Nari umusore ukiri muto, ntangiye umwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Icyo gihe nari mu nzira ndi kumwe n'undi musore mugenzi wanjye, mpura na Yesu ndakizwa. Imana ishimwe cyane. Muri icyo gihe aho twari twerekeye hari mu nzira mbi y'ibyaha, y'ibitanejeje Imana. Icyo gihe ndibuka ko nari mu muhanda ngenda nywa itabi mu muhanda, nuko tunyura iruhande rwa sare ahantu korali Hoziyana yo mu Rwanda yari yateguye igiterane cy'iminsi 2. Noneho mu kumva umuziki barimo bacuranga, tugenda twiruka ngo twumve, tugira ngo ni imiziki isanzwe. Tugeze ku muryango twakirwa neza n'abadiyakoni. Mu kwicaramo imbere rero bararirimba, bigisha ijambo ry'Imana nk'uko bari bateguye igiterane iyo korali. Mu mutima wanjye aho narindi ndatsindwa rwose. Ijambo ry'Imana riransinda, mfata umwanzuro wo kwihana, ku buryo n'itabi nari nsigaranye mu mufuka nasohotse bucece nkarita mu muhanda hagati nkarikandagira. Nahise numva Yesu amazemo n'inyota y'itabi. Imana ishimwe cyane. Mu gihe nari nsigaye numva n'ipaki imwe ku munsi itampagije. Saa 11 z'igitondo ibitotsi byari bisigaye bibura, nkumva nta mahoro ndi bugire mbega ntanyoye itabi. Reba umwana w'umusore utangiye umwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Satani arushya abantu, saba kuze gusa, burya hera no mu batoya akabananiza imitima kandi bakiri bato. Ukabona umwana agenda ariko Satani yaramunanije, yaramuruhije, umutima w'uruhijwe rwose. Nuko maze kurijugunya iryo tabi nsubira muri icyo giterane. Aho niho nakiriye Yesu mu bugingo bwanjye kugeza na n'uyu munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Yarambabariye, aranduhura, ampa amahoro yo mu mutima, kandi na ya nyota y'itabi yarangiye urya munsi nkizwa. Niwo munsi wa nyuma narisomyeho, kuva ubwo inyota ihita ishira. Imana ishimwe cyane. Muri iyo minsi ni nabwo naryamye mbona imbere yanjye abagabo 3 bambaye imyambaro yererana. Ndabibuka rwose n'imyambaro bari bambaye amakanzu maremare yererana. Umwe wari hagati yabo yari muremure abasumba,
numva arambajije ngo harya witwa nde? Ntinitwa Rukundo Vincent. Nuko arambura igitabo kinini cyane yari afite, mbona yanditsemo amazina yanjye neza mbyirebera. Nkangutse naje kubaza nyine bari basanzwe bakijijwe icyo ibyo bisobanuye. Nuko barambwira ngo iyo umuntu yihannye agakizwa, ngo burya amazina ye yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Yesu ati muzaba abagabo bo kumpamya. Imana ishimwe. Hamya ko wamenye ko Yesu ababarira, niko ya ndirimbo twavuzeho ivuga ngo niba utazi no gushyomoka ukaba utari umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira. Imana ishimwe. Ngo kandi ujye ubwira abandi ibyo yagukoreye. Hari abantu Imana yakoreye imirimo itangaje mu buzima bwabo ariko badashaka kubihamya, kubivuga ngo bitere n'abandi kwizera ko nabo Imana ibasha kubagirira neza, ngo binatume hari abahindukira bakava mu nzira mbi bakizera umwami Yesu bitewe n'imirimo n'ibitangaza bumvise ko nawe yagukoreye cyangwa nanjye yankoreye. Yesu adushoboze kumuhamya nk'uko yasize atubwiye ko tuzaba abagabo bo kumuhamya. Imana ishimwe cyane. Mbifurije gukomerera mu mwami Yesu, kandi mbifurije guhamya ineza ye n'imirimo n'ibitangaza agenda akora mu buzima bwanyu, mu buzima bwacu igihe cyose, kandi bwaba mu buryo bw'umwuka dukiza imitima dukwiye kubihamya uko yadukijije, kandi n'ibindi adukorera mu buzima busanzwe dukwiye guhamya yuko agira neza. Yesu aduhana umugisha. Amen.